Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igire hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutunga riduhe none, tubare ibicumuro byacu kuko natwe duhora abaducumuyeho, uduteranya mu bitwoshya ahubwo dukize icyago, amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, ujye udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kuko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose, amina. Shimirwa Dawe Mana yacu, shimirwa ko uri umugenga w'ubuzima bwacu, shimirwa ko uduhaye aka kanya kugira ngo twigire hamwe ibifitiye roho zacu akamaro, kandi ubidukomezemo kugira ngo bitugirire akamaro, bikagirire na Kiliziya yose ntagatifu. Turagushimiye rero kuko ari wowe uduha imbaraga zawe zikomotse iwawe, unazidukomereza kugira ngo iteka tubeho tubereho kugusingiza no kugukorera. Urakoze, urakarama, bigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Murasuzwa nanjye Hitayezu Sosthene. Muri kano kanya tukaba tugiye kurebera hamwe gatigisimu. Ahangaha tugiye kureba ibitero byose bya gatigisimu. Gatigisimu akaba ari ibitero bigaragaza inkuru nziza amahame y'inkuru nziza ya Yezu Kristo tugenda tugezwaho, ndetse n'amahame ajyanye no kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Muri kano kanya rero tugiye kugenda igitero ku kindi ntacyo duhinduyeho. Mbese mu yandi magambo, ku bantu batabasha kubona aho bakura ibitero bya gatigisimu ntagatifu, muraritswe mwese kugira ngo muze mubasha kubikurikira hano kuri iyi chano ya YouTube. Ni ikaze rero, ndetse kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibindi biganiro bizajya bijya kuri iyi chano, ndabasaba gukora subscribe mukiyandikisha. Hanyuma kandi nanone mu gihe hari igitekerezo n'icyifuzo wifuza kutugezaho, watwandikira aho ngaho muri komanteri. Nanone kandi wemerewe no kubisangiza abandi kugira ngo abantu bose babashe kugerwaho n'ibi byiza twabateganyirije. Intangiriro, inkuru nziza y'Imana itugeraho. Intangiriro y'inkuru nziza ya Yezu Kristo umwami w'Imana. Ibyo tubisanga mu nkuru nziza ya Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 1. Nihasingizwe Imana se umwami wacu Yezu Kristo, iyo yadusakajemo imigisha yose ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristo, niko kudutora igiriye wenyine mbere yo guhanga ibiriho byose, kugira ngo mu maso yayo tuzahora turi intungane n'indakemwa mu rukundo rwayo, ni ukugena kuva kare ko tuzayibera abana yironkeye, tubiheshejwe na Yezu Kristo. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo. Abanyefezi umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Imana imaze kubwira abasekuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yaremesheje ibintu byose iyo biva bikagera. Abaheburayo umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 2. Nuko rero reka twinjire noneho mu bitero bya gatigisimu nyirizina. Icya mbere, abakristu ni bantu ki? Gatigisimu ikatubwira
Abakristu ni abemera Yezu Kristu bagakurikiza inyigisho ze kandi bakaba baravutse bundi bushya ku bw'amazi na Roho Mutagatifu cyangwa bari mu nzira yabyo. Subiramo, Abakristu ni abemera Yezu Kristu bagakurikiza inyigisho ze kandi bakaba baravutse bundi bushya ku bw'amazi na Roho Mutagatifu cyangwa bari mu nzira yabyo. Igitero cya kabiri, ese kuba Abakristo bidufitiye akamaro? Kuba Abakristo bidufitiye akamaro koko, kuko ari ukwakira inkuru nziza y'Imana ikunda abantu bose ikanabahamagarira gusangira ubuzima bwayo ubuziraherezo. Ndajya usubiramo, ese kuba Abakristo bidufitiye akamaro? Kuba Abakristo bidufitiye akamaro koko, kuko ari ukwakira inkuru nziza y'Imana ikunda abantu bose ikanabahamagarira gusangira ubuzima bwayo ubuziraherezo. Igitero cya gatatu kiragira kiti, Imana ikunda abantu bose idufitiye mugambi ki? Imana ikunda abantu bose idufitiye mugambi ki? Imana ikunda abantu bose idufitiye umugambi wo kutugira abana bayo muri Yezu Kristu, uduhumuriza twese mu bwami bwayo. Uduhuriza twese mu bwami bwayo. Turasubiramo, Imana ikunda abantu bose idufitiye umugambi wo kutugira abana bayo muri Yezu Kristu, uduhuriza twese mu bwami bwayo. Mwongere, Imana ikunda abantu bose idufitiye umugambi wo kutugira abana bayo muri Yezu Kristu, uduhuriza twese mu bwami bwayo. Igitero cya kane, Imana yamenyesheje abantu inkuru nziza ite? Imana yamenyesheje abantu inkuru nziza ite? Imana yamenyesheje abantu inkuru nziza ibabwirishije abahanuzi, ariko cyane cyane boherereza umwana wayo Yezu Kristu. Bisubiramo, Imana yamenyesheje abantu inkuru nziza ibabwirishije abahanuzi, ariko cyane cyane ibohereza umwana wayo Yezu Kristu. Imana yamenyesheje abantu inkuru nziza ibabwirishije abahanuzi, ariko cyane cyane ko ibohereza umwana wayo Yezu Kristu. Cya gatanu, Yezu Kristu ninde? Yezu Kristu ni umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe byimazeyo Imana Data udukunda twese, kandi ngo nitumara kurangiza umurimo dushinzwe hano ku isi azatugeze mu bugingo bw'iteka. Yisubiramo, Yezu Kristu ni umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe byimazeyo Imana Data udukunda twese, kandi ngo nitumara kurangiza umurimo dushinzwe hano ku isi bazatugeze mu bugingo bw'iteka. Cya gatandatu, ubu ninde wamamaza inkuru nziza y'Imana? Ubu ni Kristo ubwe ukomeza kwamamaza inkuru nziza y'Imana akoresheje Kiliziya ye. Turasubiramo, ubu ni Kristo ubwe ukomeza kwamamaza inkuru nziza y'Imana akoresheje Kiliziya ye. Cya karindwi, Bibiliya ni iki? Bibiliya ni igitabo gitagatifu cy'ijambo ry'Imana kirimo ibitabo by'isezerano rya kera n'irishya. Tugisubiramo, Bibiliya ni igitabo gitagatifu cy'ijambo ry'Imana kirimo ibitabo by'isezerano rya kera n'irishya. Cya munani, Bibiliya yanditswe nande? Bibiliya yanditswe n'abahanuzi n'intumwa n'abandi bantu benshi b'Imana bamurikiwe na Roho Mutagatifu. Subiremo, Bibiliya yanditswe n'abahanuzi n'intumwa n'abandi bantu benshi b'Imana bamurikiwe na Roho Mutagatifu. Noneho tugiye ku gice rero cya mbere nyirizina. Imana iratwimenyesha ikanaduhamagara. Kuko Imana yakunze isi cyane bigeze aho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemera wese adapfa nabi ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16.
umugambi w'Imana data ushaka gukiza abantu bose kandi akabahamagarira gusangira ubugingo bwe muri Kristo ku bwa Roho Mutagatifu akoresheje Kiliziya ye. Imana ihoraho, Nyir'ubutagatifu ni Nyagasani umushobora byose wahozeho kandi uzaza. Tubisanga mu Byahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 8. Nemera Imana, tugiye gukomeza ku gitero cya 9 kiva kuri nemera Imana imwe. Nemera Imana imwe bivuga iki? Nemera Imana imwe bivuga ko twemera rwose ko hariho Imana imwe rukumbi y'urukundo n'isoko y'ubugingo, tukemera no kuyiyoboka igihe cyose. Nemera Imana imwe bivuga ko twemera rwose ko hariho Imana imwe rukumbi y'urukundo n'isoko y'ubugingo, tukemera no kuyiyoboka igihe cyose. Igitero cya 10 cya Gatigisimu: ese abantu bose bashobora kumenya Imana? Abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bumvira ijwi ry'umutimanama wabo. Ibyo tubisanga mu ibaruwa Paul Mutagatifu yandikiye Abanyeroma umutwe wa 1 umurongo wa 19 umurongo wa 20. Nabisubiramo: abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bumva ijwi ry'umutimanama wabo. Rya 11: ese abasekuruza bacu bari bazi byinshi byerekeye Imana? Dukomeze n'icya 11: ese abasekuruza bacu bari bazi byinshi byerekeye Imana? Ubwo abasekuruza hano batubwira nabo dukomokaho nyine mbere y'uko ijambo ry'Imana rigera mu Rwanda, ivanjiri rigera mu Rwanda. Abandi bakera nyine bakera ku bw'abami mbere y'umwaduko w'abazungu. Ese abasekuruza bacu bari bazi byinshi byerekeye Imana? Abasekuruza bacu bari bazi byinshi byerekeye Imana kuko bayitaga Rurema, Rugira cyangwa Iyakare n'andi mazina meza, ariko bari bataramenya umwana wayo Yezu Kristo woherejwe mu bantu kubahishurira no kubamenyesha byuzuye Imana se n'urukundo rwe, kandi bari bataramenya Roho Mutagatifu uturuka ku Mana Data na Mwana. Abasekuruza bacu bari bazi byinshi byerekeye Imana kuko bayitaga Rurema, Rugira cyangwa Iyakare n'andi mazina meza, ariko bari bataramenya umwana wayo Yezu Kristo woherejwe mu bantu kubahishurira no kubamenyesha byuzuye Imana se n'urukundo rwe, kandi bari bataramenya na Roho Mutagatifu uturuka ku Mana Data na Mwana. Aha twibukiranye ivanjiri ya Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 18, bitwibutsa ko nta wigeze abona Imana na rimwe, umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Byumvikane ko bari bazi Imana nyine ariko batarayisobanukirwa ku buryo bwuzuye kuko bari bataramenya uwo mwana wayo Yezu Kristo. Icya 12 rero kikatubaza ngo ese abasekuruza bacu bashimaga Imana? Abasekuruza bacu bashimaga Imana iyo bayikoreraga bakayikurikije. Abasekuruza bacu bashimaga Imana iyo bayikoreraga bakurikije umutimanama wabo, nubwo batari babizi, biteguraga batyo kwakira umukiza wabo Yezu Kristo. Nuko Petero aterura agira ati: noneho numvise mu by'ukuri ko Imana itarobanura, ahubwo inyurwa n'umuntu wa buri hanga iryo ari ryo ryose uyitinya kandi agaharanira ubutungane. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 10 umurongo wa 34 umurongo kugera ku wa 35. Rero niyo mpamvu abasekuruza bacu bashimaga Imana. Igitero turavuga ngo
abasekuruza bacu bashimaga Imana iyo bayikoreraga bakurikije umutimanama wabo nubwo batari babizi, bitegura batyo kwakira umukiza wabo Yezu Kristo. Yaremye ijuru n'isi. Ijambo ry'Imana, Nyagasani Mana yacu, ukwiriye guharirwa ikuzo n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Tubisanga mu Byahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 11. Abanyihanganire. Iremwa ry'ibiboneka. Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose isanga ari byiza rwose. Bisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 31. Impamvu twita Imana Rugira cyangwa Rurema ni iyihe? Twita Imana Rugira cyangwa Rurema kuko ishobora byose kandi ikabibeshaho. Ni igitero cya 13 cyo muri Gatigisimu. Impamvu twita Imana Rugira cyangwa Rurema ni iyihe? Twita Imana Rugira cyangwa Rurema kuko ishobora byose kandi ikabibeshaho. 14. Ese nk'uko Bibiliya ibivuga, umuntu asa n'Imana? Umuntu asa n'Imana koko, kuko Imana yamuremanye ubwenge n'urukundo ikamuha no kwigenga, bityo ashobora kumenya no gukunda, kuko Imana ubwayo ibigenza, ariko yo niko buryo buhebuje. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, mu ishusho ry'Imana iramurema, ibarema ari umugabo n'umugore. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 1 kugera ku umurongo wa 20. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 27. Umuntu asa n'Imana koko, kuko Imana yamuremanye ubwenge n'urukundo ikamuha no kwigenga, bityo ashobora kumenya no gukunda, kuko Imana ubwayo ibigenza, ariko yo ni ku buryo buhebuje. Igitero cya 15 kigira ngo umuntu azarushaho gusa n'Imana ate? Umuntu azarushaho gusa n'Imana nahinduka agasa na Yezu Kristo, we muntu wuzuye, kuko ari ishusho rishyitse ry'Imana itagaragara. Umuntu azarushaho gusa n'Imana nahinduka agasa na Yezu Kristo, we muntu wuzuye, kuko ari ishusho rishyitse ry'Imana itagaragara. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo. Ibyo tubisanga mu ibaruwa ya Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 29. Hano havuga ngo niwe shusho y'Imana itagaragara, umuvuka mbere ku cyitwa ikiremwa cyose. Tukabisanga mu Bakorosi, ibaruwa ya Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorosi umutwe wa 1 kugera ku 15. Ubundi icya 16 kikabaza ngo Imana ituremera iki? Imana iturema kuyibera abana bayo muri Yezu Kristo, kandi kugira ngo niturangiza umurimo dushinzwe hano ku isi tuzasangire ubugingo bwayo ubuziraherezo. Turagisubiramo. Imana ituremera kuyibera abana bayo muri Yezu Kristo, kandi kugira ngo niturangiza umurimo dushinzwe hano ku isi tuzasangire ubugingo bwayo ubuziraherezo. Ijambo ry'Imana dusanga mu Ntangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 28 ngo Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire mu kwisi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Ibyo ngibyo byumvikanisha nyine umuhamagaro Imana yari dufiteho. Imana ituremera iki? Imana ituremera kuyibera abana bayo muri Yezu Kristo, kandi kugira ngo niturangize umurimo dushinzwe hano ku isi
tuzasangire ubugingo bwayo ubuziraherezo. Icya 17, impamvu tugomba gukora ni iyihe? Gukora, tugomba gukora kugira ngo isi irusheho kuba nziza n'abayituye barusheho gutera imbere, kandi ngo tuyerekeze ku Mana tubinyujije muri Yezu Kristo. Turasubiramo, tugomba gukora kugira ngo isi irusheho kuba nziza n'abayituye barusheho gutera imbere, kandi ngo tuyerekeze ku Mana tubinyujije muri Yezu Kristo. B, iremwa ry'ibitaboneka. Aha twari twabonye iremwa ry'ibiboneka, none B, iremwa ry'ibitaboneka. Ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe umutwe wa 7 umurongo wa 11 kugera ku 12. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabizima bine, bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati Amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abamarayika ni iki? N'igitero cya 18 cya Gatigisimu. Abamarayika ni iki? Abamarayika ni ibiremwa by'Imana bidafite umubiri, ariko bifite ubwenge n'ububasha bwinshi. Subiremo, abamarayika ni ibiremwa by'Imana bidafite umubiri, ariko bifite ubwenge n'ububasha bwinshi. Cya 19, abamarayika beza bakora iki? Abamarayika beza basingiza Imana kandi bakatubwiriza gukora neza. Gisubiramo, abamarayika beza basingiza Imana kandi bakatubwiriza gukora neza. Cya 20, abo twita amashitani ni bande? Amashitani ni abamarayika bitandukanyije n'Imana bakishyira mu byago bidashira. Subiremo, amashitani ni abamarayika bitandukanyije n'Imana bakishyira mu byago bidashira. 21, amashitani akora iki? Amashitani yanga Imana agashaka kudutanya nayo, ariko ntashobora kutugusha mu cyaha tutabishatse. Yisubiramo, amashitani yanga Imana agashaka kudutanya nayo, ariko yo ntashobora kudugusha mu cyaha tutabishatse. Byumvikane neza ko nubwo amashitani ahora twoshya kugira tugwe mu byaha, ariko tuba dushobora kuyatsinda. Ntashobora kutugusha mu cyaha mu gihe twebwe twageze tutabishatse. Abantu bose bakeneye gucungurwa. 4, mbese igitero cya 22, mbese Imana idutegeka kuyikunda no kuyumvira? Imana idutegeka kuyikunda no kuyumvira, ariko ntabwo ibiduhatira. Bibaye bityo ntitwaba tukigenga, kandi urukundo rwacu no kumvira kwacu byaba bibaye ubusa. Subiramo, Imana idutegeka kuyikunda no kuyumvira, ariko ntabwo ibiduhatira. Bibaye bityo ntitwaba tukigenga, kandi urukundo rwacu no kumvira kwacu byaba bibaye ubusa. Mbese abantu bakomeje kuba inshuti z'Imana? Cya 23, mbese abantu bakomeje kuba inshuti z'Imana? Oya, abantu ntibakomeje kuba inshuti z'Imana, kuko banze urukundo rwayo baracumura. Oya, abantu ntibakomeje kuba inshuti z'Imana, kuko banze urukundo rwayo baracumura. Igitero cya 24 cya Gatigisimu, icyaha cy'inkomoko ni iki? Icyaha cy'inkomoko ni icyaha cyatangiriye ku babyeyi ba mbere, kiranga bene muntu twese. Niyo mpamvu gukunda Imana n'abavandimwe biturushya.
icyaha cy'inkomoko ni icyaha cyatangiriye ku babyeyi ba mbere, kiranga bene muntu twese. Niyo mpamvu gukunda Imana n'abavandimwe biturushya. Igitero cya 25, igituma tuvuka turangwaho icyaha cy'inkomoko ni iki? Tuvuka turangwaho icyaha cy'inkomoko kuko dufitanye isano n'ababyeyi ba mbere bitandukanyije n'Imana. Subiramo, tuvuka turangwa n'icyaha cy'inkomoko kuko dufitanye isano n'ababyeyi ba mbere bitandukanyije n'Imana. Igitero cya 26, ibyago byinshi n'amakuba tubona mu bantu biterwa n'iki? Ibyago byinshi n'amakuba tubona mu bantu biterwa n'impamvu nyinshi. Hari ubwo biterwa n'imimerere y'isi nk'inkuba, umutingito w'isi, imvura ikabije n'ibindi, ariko kenshi biterwa n'intege nke z'abantu, ubwikanyize n'ubujiji bwabo. Subiramo, ibyago byinshi n'amakuba tubona mu bantu biterwa n'impamvu nyinshi. Hari ubwo biterwa n'imimerere y'isi nk'inkuba, umutingito w'isi, imvura ikabije n'ibindi, ariko kenshi biterwa n'intege nke z'abantu, ubwikanyize n'ubujiji bwabo. Cya 27, ni kuki Imana ireka duhitamo rimwe na rimwe gukora ikibi? Imana ireka duhitamo rimwe na rimwe gukora ikibi kuko ariyo yaturemye twigenga, ishaka ko tuyikunda ku bwende bwacu. Bisubiramo, Imana ireka duhitamo rimwe na rimwe gukora ikibi kuko ariyo yaturemye twigenga, ishaka ko tuyikunda ku bwende bwacu. Bakristo rero bavandimwe, inshuti, muri nkundire dusoreze hano, ariko kandi tuzaza dukomereza hano ku kiganiro mu kiganiro gikurikiyeho, aho gatanu ngo Imana itegurira abantu kwakira umwana wayo. Imana itegurira abantu kwakira umwana wayo. Ibyo ngibyo rero niho tuzakomereza, ariko mu nkundire dusoze dushimira nyine Imana kuko itwemereye ko muri kano kanya tubasha kwiga, kandi kugira ngo bikomeze kutwubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Shimirwa Dawe Mana yacu, shimirwa kuko udukunda byahebuje. Ni wowe uduhaye gufata uyu mwanya kugira ngo twigire hamwe ibitero bya gatigisimu ntagatifu, itwibutsa amahame n'ishingiro ry'ukwemera kwacu. Turagushimiye rero kuko watwemereye ko tubasha kugira aho tuva n'aho tugera, kandi tukabasha kumenya ibidufitiye umumaro. Utwongere imbaraga n'ubutwari kugira ngo tubereho wowe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Hitayezu Sosthene, bifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana. Ariko nanone nkabibutsa ko mu gihe byaba ari byiza muba mwishimiye iki kiganiro, mwakora kuri subscribe mukiyandikisha kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibindi biganiro bikurikiye, ndetse kandi nanone mukabasha kubisangiza n'abandi kugira ngo babashe kugira ubumenyi. Atari ibyo gusa kandi mu gihe ufite igitekerezo n'icyifuzo wifuza kutugezaho, watwandikira muri komenti, hanyuma Imana ikomeze ibahe umugisha utagabanyije. Mugire ibihe byiza. Mbaragije umubyeyi Bikira Mariya ababere byose. Umunsi mwiza.